Yego. Mwiriwe neza bakunzi ba Kavava Official, mbanje kubasuhuza mbifuriza gukomeza kugira umunsi mwiza, mugire ibihe byiza. Abari mu kazi nongeye kubifuriza ibihe byiza, n'abatakarimo namwe ntekereza ko muri mu bindi bibinjiriza bitari ugutakaza igihe. Murabizi rero ko ngira umwanya w'inkuru ya story time. Umwanya w'inkuru rero wageze, nkora nzizana nyinshi zitandukanye nkuko nagiye mbibabwira. Nzajya nkora mbazanira inkuru nziza ziryoshye zibafasha. Uyu munsi rero inkuru mbazaniye ni inkuru yo muri Kwasiteri. Muri Kwasiteri irareba buri wese uri buze gukurikira iki kiganiro, yaba umumama yaba buri wese iramureba, kuko ni inkuru tugenda dukuramo inyigisho zidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Muti rero byagenze bite? Reka nzitegere Kwasiteri. Nimara gutega Kwasiteri nari nicaye inyuma, imbere yanjye yari hicaye umupapa ubona ko ari igikwerere, uri nko mu myaka ya za 45 gutyo. Yehova numva telefone irasonye, telefone yiwe nyine isonye, aritaba. Ariko muri uko kwitaba harimo n'indi iri kumuhamagariramo, kwa kundi nyine uri kwitaba undi muntu akaguhamagariramo muri telefone. Nagiye kumva numva, mama Runo, ndagusabye wibuke kujya gucyura abana, ikindi cya kabiri urebe niba abo bana batongeye kugarura imbwa mu rugo. Numvaga nyine ari kumubwira amukanika. Byanze bikunze urumva nta wundi yari kubabwira gutyo, ni umudamu we. Yamubwiraga amukanika, wibuke kujya gucyura abana, abo bana ntibongere kugarura imbwa aho ngaho, nyine wumva ari kumwihanangiriza. Haciyemo rero akanya gatoya arakupa. Amaze gukupa yahise ahamagara ya yindi yari iri kumuhamagariramo. Hi baby, umeze neza shu? Ibizamini warabitsinze? Ariko muri uko guhamagara mama Runo yamubwiye ngo ubu ntabwo ndi buhite nza mu rugo, ndananiwe kandi ngomba kujya kwiyogoshesha, ndanyura mu mujyi, nimva kwiyogoshesha hari undi muntu tujye guhura, urumva ko ndi bugere mu rugo ntinze. Ubwo nyine arataha atinze nyine. Baby wacu rero nawe yamaze kumuhamagara, aramubwira ati nizere ko turi buhure mu minota 3. Ndi kuza sheri, ni ukuri natinze, wihangane, ariko mu minota 3 ndaba nkugezeho. Wahageze? Nanjye mu minota 3 ndaba mpageze. Yaramfite undi muntu bari guhana gahunda mu minota 3, kandi yaramaze kubwira mama Runo ko agiye kwiyogoshesha, yarangiza akajya kubonana n'undi muntu. Niba ari umukiriya we ntabwo mbizi ibyo bakora, ibyo ntabwo nabashije kumenya ibyo bari bujye guhurira, impamvu bari bujye guhura. Ariko byumvikanaga ko baby we bari buhure mu minota 3. Byatumye nibaza, uwo yarari gukanika ni umudamu, ese we kuki atamuhamagaye baby? Basi sheri baby ntabwo yabimubwiye, ahubwo yamubwiye amukanika cyane. Bishatse kuvuga iki rero? Ntabwo muha abagore banyu keya muzitanga hanze. Bahaye baby nibo mwirirwa muhakeye. Abagore banyu mukababwira mubatunarika, mubakanika, mubabwira nabi,
kandi mbere nawe yari baby, ariko ubu ngubu umenya ugiye no kurivuga ururimi rwagobwa. Inkuru rero yarakomeje, byari byo byose yarakomeje, ariko yakomereje aho baby yagiye guhurira na baby wundi, ariko bishatse kuvuga ngo yabeshye umugore we. None mwa bagabo mwe, kuki mudahakeye abagore banyu? Ese kugira ngo umwese baby byamugwa nabi? Ntabwo byamugwa nabi. Icyo nashatse kuvuga kuri iyi nkuru, usanga ingo nyinshi abamama ntabwo bakitabwaho. Ibaze umugore wawe ukurerera abana bawe, bariho umutegeka ajye kubazana ku ishuri, ubwo naba kubazana ku ishuri arakomeza biteho, abashakira ibyo kurya, abaryamisha, bakarabye abaryamishe. Urumva niwe uri kugufasha mu buzima bwa buri munsi, ariko niwe uri kubwira nabi. Ugire kuba ugiye kumuca inyuma, ugire kumukanika gutyo, ese we ugira ngo urwo rukundo nta rukeneye? Mufate igihe cyo kwita ku ngo zanyu. Njyewe ibiganiro byanjye bikunze kuba biganisha ku miryango, kuko ingo nyinshi pe ziri mu manegeka, zubatse ku musenyi. Barihangana bakabikora, bakita ku bana banyu, mukababwira nabi, mukabakanika, ariko bakabikora. N'abapapa mwe rero, icyo nashaka kuvuga, mwite ku miryango yanyu. Bahaye baby, turabizi barahari ba baby, ariko abo ngabo uretse kubarya gusa nta kindi kintu bamaze. Uragenda muhure, two wari ufite aturye, nushaka urataha ufite n'umushiha ntabwo wamenya, ariko mwige guhakeya abagore banyu. Urwo rukundo bararukeneye. Mperutse kuganira n'abamama babiri, numva umwe afite amaganya ye n'undi aye. Umwe yaravugaga ati, umugabo wanjye arahaha pe, umugabo wanjye arahaha, azana ibyo kurya mu rugo, ahaha buri kimwe, ariko birya njyenyine, sinjya mubona. Undi nawe ati, jyewe rero ntahaha, ntampahira, ntabwo nzi ikimubuza gukura amaboko mu mufuka ngo ashakishe duhurize hamwe. Ariko we niwe ugera ku meza mbere. Imiryango irugarijwe. Umwe arahaha ntarijya mu rugo, undi ntahaha aba ashaka kurya mu rugo. Bivuze ngo umugore niwe wikota nyine, agashaka ibyo kurya, agashaka amafaranga. Umugabo nawe niba abyuka ajya guhagarara ku muhanda, hari abagabo babyuka bahagaze ku mihanda, bakoze mu mifuka rwose, ukajya niko kazi bakora. Agahera mu gitondo ahahagaze, nka saa sita zagera yabaranije ko ibiryo bihiye, akikoza mu rugo, akajya kureba ko byageze ku meza. Nuko ese muri abo bagabo bombi, ubwo ninde twavuga nibura umuntu yahengekerereza? Ubu abenshi mugiye kuvuga ngo nuhaha. Njyewe ntabwo ari we navuga. Njye nahitamo ngo utampahira ariko akaza mu rugo. Icyo nshatse kubwira abagabo rero, abagore bakenera urukundo rw'abagabo babo. Abagore baba bashaka abagabo babo.
ushaka utamuhahira ariko akakubona. Gusa ntabwo nanone mbashishikarije kudakora, kuko ashobora no kuba adakora kubera ko nta kazi arabona, birashoboka. Kuko ntekereza ko nawe kubyuka ahagaze ku muhanda ntago byamushimisha. Ariko wowe mudamu se, niba ukibona uburyo bwo kuba wabona ibyo kurya, ntago wamubeba, ahubwo mufashe nawe atekereze kuba yashakisha uburyo bwo gukora. Muhurize hamwe, mubane mu mahoro, nawe uramubona. Utamubona se, ni byiza, wahashye, ibiryo birahari, ibintu bimeze neza mu rugo, ariko wowe ntuboneka. Ese utekereza ko ibyo biryo udashobora kubiteka kubera ugiye kubirya wenyine, no kubirya bikakunanira, bikarutwa naho byari no kurorera? Abemeranya nanjye muze kwandika muri comment, mumbwire. Njye nuko mbyumva, kuko n'ubundi icyo ntekereza, yenda tutibereye, umugore ava iwabo yaryaga, umugore ava iwabo yanywaga, umugore ava iwabo yaryamaga ahantu heza, yambaraga. Nyine mujye mwireba namwe ukuntu muvi iwanyu musa, ntimwaba musa neza se? Abenshi muva no mu ngo zikomeye zidafite ikibazo pe, muje gushaka umugabo. None se niba uje gushaka urukundo rwawe, ukaba uri kuruburira mu myanya y'intoki kandi ruhari, ukaguha buri kimwe, ariko urukundo rwawe ukarubura, ibyo byo byaba bimaze iki? Buri munsi ukajya ubirya ubitamo amarira, birahari, ni byinshi, urahinduranya n'ibyo uko ushaka, ariko uwo mwakabaye muri kubisangira ngo mwishimane ntawe uhari. Gusa ibyo biryo bimaze iki? Uri kubiryana agahinda, uri kubirya ubitamo amarira, si ubundi abari? Hari igihe umugabo acika mu rugo saa sita na nimugoroba pe. Nibura saa sita birashoboka ko ashobora kuba ari mu kazi, cyangwa se wenda ufite amahirwe yo kubukorera hafi, wakorera kure. Iyo ni impamvu yumvikana itakurirwa inakura akazi. Ariko se wa mugabo we, ubure ku biryo bya saa sita no ku bya nijoro ubure, buri gihe ujya uhora utaha abana baryamye n'umugore yasinziriye. Ibyo bintu byaganisha hehe urugo? Genda umva ntaho. Ngabo rero abamama babiri nasanze buri wese arimo avuga agahinda ke, gusa nabateze amatwi kubera ko nanjye nari nkeneye umwe muri bo. Byatumye numva ikiganiro, barananganiriza, barimo baterana amagambo bati ngaho nawe mbwira, undi ati nawe mbwira, ariko bose wabonaga bafite agahinda. Utamubona aragira ati njyewe naramubuze, umubona nawe ati nubwo hari njyewe ariko ntahaha. Banza umenye impamvu nyine adahaha. Hari igihe nyine nta mafaranga afite, wowe se niba uyafite wahaye? Aho kugira ngo azakwicisha agahinda, niba nta handi hantu aba yagiye, kandi akaba atanze gukora, atari ingeso afite. Niba ari ingeso afite yo kubyuka ahagaze ku muhanda, ntashakishe uburyo bwo kubaho, aho naho twamunenga, kuko ubwo ni ubunebwe. Twakunenga ukagerageza gushakisha icyo gukora, ugafatanya n'umudamu wawe mugahaha. Ntube wa wundi ubyukira muri biyari, ntube wa wundi ubyuka mbese ubona umeze nk'uwabuze icyo umara. Aho naho twakunenga nawe. Uraboneka mu rugo, ariko niba nta kintu ufasha mu rugo nanone kiba ari ikibazo. Igenzure ugire ibyo uhindura. Umudamu wawe arakubona nibyo, ariko nawe nubwo akubona ntashimishijwe nuko n'ibintu uba urimo bitinjiza. Ariko nibura aba yakubonye, undi wese wowe yaje ashaka. Bajya bavuga ngo ibi birarutana. Njyewe mbasha kukubona, njye mfite uburyo ki supporting urugo,
ntakumva anyuzwe da. Jewe niko nabashubije, n'undi nawe araza kugira icyo abivugaho, ariko inshuro nyinshi usanga iyo twirebye nk'abamama bubatse bo bari bubyumve, ariko umukobwa ntari bubyumve, kuko abakobwa inshuro nyinshi bafakasinga ku mafaranga, baba bumva ko umugabo ari we ugomba guhora azana amafaranga gusa. Ariko niba ari wowe tuvuga umugore, niba ari wowe ufite akazi, why not utahasi ngo ibintu bize mu rugo, umugabo nawe ejo bundi nagira amahirwe ubuzima buhinduke, niba atari umunebwe ariko atari umunyangeso y'ubunebwe, ejo ibintu birahinduka, ubuzima bugahinduka. Ntiwinubire rero kuri guhaha, banza umenye impamvu umugabo wawe nyine nta kintu ari kwinjiza. Niba nta ruhare ari kubigiramo, bimurenganye, ahubwo mugira inama, mushyire hamwe, mufatanye nawe abone intangiriro. Uwo nguwo rero ubizana akamera nk'ubijugunye imbwa, mwabona uko bajugunyira imbwa cyangwa ingurube ibiryo, ni nko kuvuga ngo mubirye cyangwa mubireke, simpari. Gusa uba niwe wahitamo, arabikujugunyira. Niba ufite n'umukozi abiteke bishye ashyire ku meza, ariko ndakurahiye no kubirya bishobora kukunanira. Bwa mbere ushobora kwihangana ukarya, bwa kabiri ukihangana, ariko bwa gatatu ushobora kurangira utakirya. Nibwo uzatangira kunanuka. Rero nujya uhura n'abantu batangira bakubaze bati warwaye ryari, kandi nta kintu wabuze mu rugo, buri kimwe cyose gihari. Ubwo abitegura gushinga ingo, igitsina gabo, mwumvise icyo nashatse kuvuga. Hari ibintu abagore badakunda. Abagore baba bashaka kubona abagabo babo kenshi gashoboka cyane, nko kubona umwana yizingira kuri mama we, ukabona umwana arashaka kuba ari kumwe na mama we kenshi. Buriya abamama nabo babona abagabo babo nk'ababyeyi babo. Ntabwo bivuze ngo mujye muhora mwicaye aho ngaho, ariko nibura afata umwanya wite ku muryango wawe. Kujya gukora ni byiza nibyo, ariko se umugore wawe azi aho uri, azi igihe utahira. Niba azi ko akazi ukora karangira saa 11, birashoboka ko ushobora kunyura mu kabari yenda ukaganira n'abandi bapapa, mugafata akantu, nabirenze. Ariko se buri munsi akazi kararangira ntutahe, ubigira akamenyero. Saa 6 ntiwariye mu rugo, akazi kararangiye uhitiye mu kabari. Nimba mujya no mu bubari ntawe ubizi, aho mujya nimwe muhazi. Buri gihe ugiye witahira saa 6 z'ijoro, saa 7. Mbese nawe apeti yaragufitiye yashize. Ejo rero nimutangira guterana amangumi mwahaganye, muzatangira muvuge ngo habaye iki. Ni icyo nyine, mwaraburanye. Umugore yabuze urukundo rwe, kandi nirwo yaje ashaka. Mwankundo mwe, mwagerageje kwegera nkundo zanyu zindi nyine mugakundana. Kuki muhora mujya kure abagore banyu kandi mwarabazanye mubakunda? Buri munsi muba mukwepa family zanyu. Nk'uwo wari ugiye ngo kwiyogoshesha abeshya, kandi mwumvise aho yaragiye. Ubwo icyo nashatse kuvuga nizere ko cyumvikanye. Abagore barabakeneye, barabakunda, barabashaka, ariko uko murushaho kubajya kure, we nakujya kure azakujya kure cyane. Mwebwe muba mugiye biraho, ariko we nagenda azagenda bitaraho. Muzakomeza nyine muburane, mube binyurane. Niba uzi rero ko utajya ufata umwanya ngo usohokane n'umuryango wawe, munasangire nawe, areke no kujya ahora arya ibiryo byo mu rugo gusa, nawe hamwe ujya ugerageza kujya yenda niba ubona ari ngombwa, nawe ukajya gufata ako kaburushete k'ifi cyangwa k'inkoko,
mujyane nawe agafate atembere musangire, n'abana mujyane, si abanyu mwishime. Uzajya gushiduka nawe atangiye kujya yarabonye undi umujyana. Hari indi nkuru mfite ivuga kuri ibyo bintu, yenda nubwo nawe yarangiye nabi, nzayibagezaho nayo mwumve, ariko nyine nayo iganisha ku gusenyuka kw'ingo binyuze ku tuntu duto duto tw'amafuti. Gerageza kubwira umuryango wawe neza wibakashamira, niba utashye ngo utangire umuke kandi aho wari urijwe wari warihinnye, wari uriho uvuga neza nk'intama y'Imana, ariko nugera mu rugo utangire umokera abantu, ubahamure. Abana nibakumva batangire bihinde bajye kwihisha, nkaho bakaje baguhobera bagusuhuza bati papa yaje. Nizere ko abumvise bumvise. Mbwira benshi, ariko nzi neza ko ubona abwiye aba yiyumvise. Uzi ko ari uko ateye aba yamaze kwiyumva kare. Mugire ibyo muhindura, niko buri gihe mpora mbabwira. Mwite ku miryango yanyu, umuryango wawe nibwo buzima bwawe, ni byose kuri wowe. Hari igihe kimwe nigeze kubona umugabo yataye umudamu we mu cyaro yigira mu mujyi. Ageze mu mujyi yishakirayo undi mugore, ariko yaje kurwara aza kugwa ku mugore mukuru yataye mu cyaro. Yabonye arembye, nimba nyamugore wa Kigali yarabonye atangiye kurwara ati reka ariko ibi sinabivamo, akabona ntari kumwitaho, ahambira agakapu ke agaruka ibyaro, aza kureba wa mugore yataye. Ntabwo nzi uko yahageze amubwira, ariko amakuru mfite nuko yaje gupfa ariko agwa ku mugore mukuru. Bivuze ngo yibutse ibitereko n'ubundi yasheshe. Icyo nababwira cyo, icyo wakora cyose, aho wajya hose, umugore wawe ahora ari umugore wawe. Niwe uzarwara ukaremba akakwitaho ntakwinube, kubera ko yemeye kuguha ubuzima bwe bwose, nubwo we waba umuhaye igice. Niwe uzakwitaho muri buri kimwe. Ni nayo mpamvu ubona we yarwaye aravuga ati nyamara umugore wanjye yenda baba ndi hafi, aba ntekera ku gakoma cyangwa n'ako gacyayi, mu gihe undi we naneze ibyo yari amukeneyeho ko byari bishize. Nimba ari udufaranga yari afite ko yabonaga tunogonoye, yari kuba amwitaho amushaka iki? Icyo muba mupfana kiba ari icyo ngicyo. Ubundi ubibona ari uko wageze habi, nibwo umenya ko wayobye. Kandi iyo muje abagore mwataye barabakira. Yaramwakiriye aramurwaza uko ashoboye, nubwo byarangiye apfuye, ariko yaguye mu biganza by'umudamu. Mwakoze cyane gukurikira ikiganiro. Nababwiye ko nzajya mpora nzana inkuru abazajya bumva zibakoze ku mutima. Nyaboneka muhinduke, mube abantu beza, mubere abandi ingero nziza, mube imiryango myiza. Njye nicyo mbifuriza. Mwubake ingo zikomere, mukundane. Ibintu byo kuryana no kumoka ahantu byazabageza. Ikindi nongere ngaruke kuri iki ngo mwabagabo mwe, abagore banyu barabakeneye. Ikindi abagore banyu barabakunda nubwo mwe mubababaza. Kurikirana urukundo rwawe rero, ejo batazarugutwara ugasigara uririra mu myotsi. Nta rundi wabona, ni ruriya. Mwakoze cyane kunkurikira, nakagaruka. Ndabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha.